Burundi birukane Eva Somo general wo muri Beni agenda ajya gusa muri Nord Kivu uko amaraporo amaze iminsi yandikwa aya expert amaze iminsi asohoka urumva harimo agenda mena umuceri agaragaza ko urukuta Uganda yubatse hariya urumva ari urukuta rukomereka cyane rwa gisirikare ndetse rwahaswe kurwanisha no guhanganisha ingabo za M23 n'iz'u Rwanda zideployinze muri Rubero nkuko ariko nyine mu makuru amaze iminsi ajya hanze nuko igihe ya makuru twumvaga ngo abantu bifaru bijya Rubero ngo by'iminyururu birya bintu ingabo za Uganda ngo zabyiyopojeho cyane na M23 iva kipese imanuka nubwo twaza ngo basuye inyuma kubera iki hashobora kuba harimo pressure ya Uganda yuko byari nk'icyugazi kuri operation Shuja y'abanya-Uganda kandi urumva muri Kongo kuba abantu basakira nayo barwana yaba M23 na Uganda yaba nande ntago bari sawa na cyane kwiyongeze kuri Rubero ntabura kushyiramo akantu kuko buriya Sandrine nubwo iyo Uganda yavuga ite M23 mwe kwigira imbere murenge kitsumbire murenge hose ariko nabwo mu duce twagiye tugira temperature iri hejuru ntabwo nabura kuvuga ko ingabo za Uganda niba ziparitse hariya koko zitigeze zinemerera FARDC ko nayiza gushotora M23 niba hari agace kamaze imyaka kamaze amezi menshi katarimo imirwano ni agisi ya Rubero hariya kwa General Bondo yego nta buvandimwe bubamo sibyo habamo intereza zawe rumwe wese kugira ngo abantu babyumve neza ntabwo na Uganda yakwicara ngo irambye urumva ibona hari izindi force sibyo zirimo gusatiraho yiyumva nka hari amatware nayo yegereye Yema ndeba nkavuga nti iki kibazo u Rwanda rwabazaga Burundi sibyo bigiye kuba nka shene y'umuzenguruko buri kibazo cyakibaza ikindi igihe cyabonye ingabo zikindi gihugu zisatira imipaka yacyo ndabitekereza tuvuge Tanzania itwaye ingabo muri Kongo Kigoma na Kareme Uburundi bukabutagira Kareme mupaka wabwo mu mazi ugarukira Baraka sibyo none ubundi bukabona Tanzania yazanye ingabo Minembwe Uburundi bwabaza Tanzania ko muri Kigoma byashobokaga sibyo kubera kuva Kigoma nako Kareme uva Kareme ujya Kigoma none umugeze Minembwe gute ko twe tubona haringaniye neza ni wacu na mama 23 nutwirwaneho bakomeje kwisiga insenda aho mbona batwitse igifaru iki gifaru mu makuru agaragara kikaba kigiye gutanga umusada muri coalition y'ingabo za leta mu gace k'ingenzi cyane ka Poezero ati ni igifaru amakuru avuga ko ari kingabo z'u Burundi ndetse cyari icy'ingenzi cyane yego cyahiyese koko nanjye vuga ngo nta cyashyaga ariko nta bifaru nta ingabo zone nta bifaru zifite zira neka ntabyo zira brand zavuye kuri pause oya nanjye kizi oya nanjye kibyo bifaru mbizi ese niba kigiye gutanga umusada urumva nta kintu cyane nikiriya nyine nibiri abajyanye cyo shaka kumenya iyo ndindoza kubona ifoto turayibona byase bifaru wajyana ku rugamba vuga ko kigaruka n'ubundi nko kugira ngo kigende gishi na gifaru kirimo mbega mana mbega urukoza sone cyokora kudoshapa kuri general baratuza yarase ubutwari bw'ibifaru by'uburundi ageze abati nibwo bishaje ko twagiye gushaka no kubisana no kubisiga amarangi kandi babyigiye mu Burusi mbaye aha rwose mukwiye kubaza abantu banyu bo muri finance niba iyo batumye imbunda ari ziriya mbunda bazana ariko mu makuru bavuga ko ibyo bajyaye muri Kongo ari ibyari bishaje cyane kuko ngo ibyo bari batunze byari bishaje nibyo byimure muri Kongo urumva bashobora barasigaranye bizima aho biragenda avuga ibyo kuri defile sivuga ibyo muri Kongo kuko ngibyo Tshisekedi yawereje barabibitse none se wagura ikanzu nshyashya ufite anniversaire yego ukaba ari bwiyibika muri garderobe ukaba wambaye izishaje ejo noneho ukazagenda guhinga iyo kanzu nshyashya nta Abarundi babahishe kuko ne babaye umunsi mukuru w'independence urumva witabiriwe niho mwakazanye ibishyashya tekinoloji nshyashya buriya mu bintwaro zose no mu bifaru bizima Burundi bufite biriya nibyo bigerageza ahubwo uvuga ibyo batazanye ngo bimeze bite kandi nabonye navuga bati atizi neza neva rero ateganya yirirwa bavuga ko bazateresha u Rwanda nizo bakwiye kwa Habyarimana baba bari ibyo radio bakanirwa niba bufaru banza aribwo bibye za Bukavu igihe Exifari yahungaga sinuvuze ngo bafite na radio ngo bitarema FM yahoze ari u Rwanda bibye siko Colonel Bora yavuze ni Colonel Bora ubwo bibye radio bibagirwa buriya burende buriya burende bagira ngo nubwo muri Exifari bagiye baterateranya muri Kongo bagera babupfundikanya babujyana barabutwara ariko se ubwo none babutwara cyangwa se urabizi kera hari uruganda rw'abaha amarangi rwarabavangiye narwo abandi baraza bakanga kuko barakanga atase nakubwira nta kintu bariho ntacyo kereka barahisha abantu ibanga bakavuga ati dufite ibishyashya bibitse ariko niba ziriya mbunda bacungiraho nta kintu bariho pe
ndetse aho mbona abahibu bakomeje guhungira muri Baraka ijoro ryose bakavuga ko ari partnership bakoze urumva yego ubundi iriya defile y'igisirikare cy'u Burundi iyo baza kugera ku masibo bakavuga ati ngabo rero baratambutse nabahibu muri Republika Demokarasi ya Kongo nkuko mabona bambaye imyiryo n'ibyo byose n'iki byose ati ngabo n'abafatanya ibikorwa bacu twarabanye baratuzagira ku ntera ati ngizo nazo ziratambutse uko muzireba gutyo ntimuzibone muri izo ntuze n'intera kabombo ati ngiyo rero isibo ya FDLR iratambutse iyo we na Jeva cyangwa iyo na Kanaka iratambutse none se ubundi ko bakorana. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre. Wowe duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. Byakarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 maze Spiro yawe uyibikeho. Burundi birukane Eva Somo General wo muri Beni agenda ajya gusa muri Nord Kivu uko amaraporo amaze iminsi yandikwa aya expert amaze iminsi asohoka urumva harimo agenda mena umuceri agaragaza ko urukuta Uganda yubatse hariya urumva ari urukuta rukomereka cyane rwa gisirikare ndetse rwahaswe kurwanisha no guhanganisha ingabo za M23 n'iz'u Rwanda zideployinze muri Rubero nkuko ama expert barone babivuga. Ibyo ngibyo uziko ibyo u Rwanda kugira ngo muri Kongo nirubyemera. Olivier Nduhungire ministre w'abanyamahanga w'u Rwanda maze mbona ibinyamakuru bya France Media Monde bimubaza bishaka kumwinjiza muri icyo kintu ngo bibe byakumva ko byamena umuceri akagenda iteka bakwepa sibyo ntarahatavuga hoya cyangwa yego urumva ariko nyine mu makuru amaze iminsi ajya hanze nuko igihe ya makuru twumvaga ngo abantu bajye bifaru bijya Rubero ngo by'iminyururu birya bintu ingabo za Uganda ngo zabyiyopojeho cyane na M23 iva kipese imanuka nubwo twaza ngo basuye inyuma kubera iki hashobora kuba harimo pressure ya Uganda yuko byari nk'icyugazi kuri operation Shuja y'abanya-Uganda kandi urumva muri Kongo kuba abantu basakira nayo barwana yaba M23 na Uganda yaba nande ntago bari sawa na cyane ko yongeze kuri Rubero ntabura kushyiramo akantu kuko buriya Sandrine nubwo iyo Uganda yavuga ite M23 mwe kwigira imbere murenge kitsumbire murenge hose ariko nabwo mu duce twagiye tugira temperature hejuru ntabwo nabura kuvuga ko ingabo za Uganda niba ziparitse hariya koko zitigeze zinemerera FARDC ko nayiza gushotora M23 niba hari agace kamaze amezi menshi katarimo imirwano ni agisi ya Rubero hariya kwa General Bodo yego ubona ko Uganda nubwo yabuze abantu ati ntimurenga uyu murongo biri mu nyungu zacu ariko inabuze FARDC kurenga undi murongo uza gushotorana. Wari wumva ibintu by'ibishotorana be hariya wari wumva drone muri Rubero wari wumva Sukhoi muri Rubero bivuze ngo rero ukomisiyo yajya kuma n'ingasire iyo position y'ingabo za Uganda ni case yaba ari ukuri ntabwo yaba ari position mbi gusa yabibuza aba M23 kujya gutabara abahema sibyo yego ariko ejo bundi twari tuganira n'abantu ndavuga Sandrine nitukora muri diplomasi na politique inyungu z'igihugu no mu buryo geographique ni ibintu bitaba bishobora kuvogerwa ku buryo bworoshye. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ahamagara President Ndayishimiye yamubaza iby'ingabo ze muri Kongo urumva wumvise ko President Ndayishimiye amubwira ibyari ditabara imisidi Kivu ariko President Kagame amubaza niba koko ari no muri Nord Kivu ya deployinze ntubyibuka yego rero niba ibihugu byishisha deployment y'ingabo z'ikindi gihugu mu marembo yabyo
kuko mu mabano mpuzamahanga tujya tuvuga ko nta bucuti nta buvandimwe bubamo sibyo habamo intere za buri umwe wese kugira ngo abantu babyumve neza. Ntabwo na Uganda yakwicara ngo irambye urumva ibona hari izindi force sibyo zirimo gusatiraho yumva nka hari amatware nayo yegereye. Jema ndeba nkavuga nti iki kibazo u Rwanda rwabazaga Burundi sibyo bigiye kuba nka shene y'umuzenguruko. Buri kibazo cyakibaza ikindi igihe cyabonye ingabo z'ikindi gihugu zisatira imipaka yacyo. Ndabitekereza tuvuge Tanzania itwaye ingabo muri Kongo Kigoma na Karemi, Uburundi bukabutagira Karemi, umupaka wabwo mu mazi ugarukira Baraka sibyo. None ubundi bukabona Tanzania yazanye ingabo mu Minembwe, Uburundi bwabaza Tanzania se ko muri Kigoma byashobokaga sibyo, kubera kuva Kigoma nako Karemi uva Karemi ujya Kigoma. Noneho mugeze Minembwe gute ko twe tubona haringaniye neza ni wacu. U Rwanda ruti mwabarundi mwe n'ingabo zanyu yego muri Sud Kivu iyo Baraka n'iki naho mwahiga ritabara reka tugerageze kwa twabumva. None se murakora iki mu kibaya cya Kibumba sibyo. None mu 23 ishinzwe gukorana n'u Rwanda nayo bwira zamutse itangiye kwinjira Beni sibyo. Ese Uganda ntabwo yavuga iti none se aha naho hariho muho muva mushaka kurwanira ibihugu byo muri ko ibihugu ku kibazo cya Kongo, ibihugu bifite ikibazo byagenda bibazanye uko byagenda kose. Yego. Ndetse aho mbona mama 23 n'utwirwaneho bakomeje kwisiga insenda, aho mbona batwitse igifaru. Iki gifaru mu makuru agaragara kikaba kigiye gutanga umusada muri coalition y'ingabo za leta mu gace k'ingenzi cyane ka Pwezero. Ati ni igifaru amakuru avuga ko ari kingabo z'u Burundi ndetse cyari icy'ingenzi cyane. Yego. Cyahiye se koko? Masha. Ariko ntabwo nakurenganya uvuye kuri radio. Oya amakuru yabaye kimomo. Radio se ntabanza amakuru kinyereka. Ese ni bifaru ki? Ni bifaru ki ko nabonye bifaru by'ingabo z'u Burundi beza nk'imbabura. Imbabura zishaje nazo. Ntabwo ngubeshya. Umuntu wabisize amarangi yaragerageje ariko sha mu byukuri ye baba we ni nko guhoma bihomoka. Nibira bibabura byahiye muri Kongo nyereka gafoto. Ntago ndakabona. Ngo batwitse igifaru. Nanjye vuga ariko ndaza kukaguhata. Nanjye vuga ngo nta cyashyaga ariko nta bifaru ntabyo ingabo zone nta bifaru zifite. Reka ntabyo zira brand zavuye kuri pose. Oya nanjye kizi. Oya nanjye kiki bifaru mbizi. Ese niba kigiye gutanga umusada urumva nta kintu cyane. Nikiriya nyine nibira bajyanye cyo ushaka kumenya iyo ndindoza ko ifoto turayibona. Byasi bifaru wajyana ku rugamba vuye ko kigaruka. None nko kugira ngo kigende gishi. Na gifaru kirimo mbega mana mbega urukoza sone. Cyokora kudoshapa kuri generali baratuza. Yarase ubutwari bw'ibifaru by'uburundi ageze abati nubwo bishaje ariko twe twagiye gushaka no kubisana no kubisiga amarangi kandi babyigiye mu Burusiya. Defile y'ibifaru hitihinduka y'abana kose bagiye mu Burusiya. Urumva baze kwivuga imyato kadi bakibikoresha ufite bishaje. Ariko abana oya ntago ndar gusebanya urumva burya Sandrine mu makuru iyo tubonye umuntu yivugiye ikintu ukigendaho ntabwo washingiza umwana ngo yego cyo kurangwa n'ubwo yarashaje ngo sije mbona ngo sije wabonye umunkuriye aha ngaha cyose bibaho. Defile kari imisango y'ubukwe live ku isi yose bakureba yo kwivuga imyato rugaragaza imbaraga n'igituza cy'igihugu mwarangiza ngo bigendana mu mazi noneho bira bifaru n'ibya marine na amato y'intambara akaba n'ibifaru. Kiriya gifaru cyajya mu mazi kikavamo cyaratobotse urumva amazi yakwinjiramo sibyo. Yego. Noneho aracyo nabonye noneho barimo bavuna umuserebende. Mwabarundi abadede mwaduhaye sho ntazagira uvuga ngo kubituniraho murabona marishari iki byo bitwara umuntu bayahaga yavuze mbayaha rwose mukwiye kubaza abantu banyu bo muri finance niba iyo batumye imbunda ari ziriya mbunda bazana. Ariko mu makuru bavuga ko ibyo bajyaye muri Kongo ari ibyari bishaje cyane kuko ngo ibyo bari batunze byari bishaje nibyo byimure muri Kongo urumva bashobora ko barasigaranye bizima. Aho biragenda vuga ibyo kuri defile sivuga ibyo muri Kongo kuko ngo ibyo Tshisekedi yawereje barabibitse. None se wagura ikanzu shyashya ufite anniversaire. Yego. Ukaba ari bwiyibika muri garderobe ukaba wambaye izishaje ejo noneho ukazagenda guhinga iyo kanzu shyashya. Nta abarundi babahishe
kuko niba habaye umunsi mukuru wa independence urumva Yego, witabiriwe niho mwakazanye ibishyashya tekinoloji nshyashya buriya mu intwaro zose no mu bifaru bizima Burundi bufite biriya nibyo bigerageza ahubwo uvuga uti ibyo batazanye ubu bimeze bite iriya defile n'urukozasoni ari ibindi bihugu ku isi bifite ntuze bifite accountability ku buryo abaturage bagira icyo bababaza bavuga bati ibyo mwirirwa muvuga mutubwira igihugu kirarenzwe papa n'iki nibiriya mwagiraga uzi ikintu babasubiza bari nk'abategetsi baba ngo tuba tubeshya duyi twazanye ibishaje kugira ngo azatwiyongoze kubwiza ukuri biya bifaru nta gihugu byarindira umutekano ngo kibe kirinzwe ntacyo wabeshya abaturage genda avuga ibyo nzi muri matière ya defense ntibiri sophistiqué nta koranabuhanga bifite imbunda berekanye ni za kera hamwe ari ibihugu byamaze kuzitwika no kuzikura ku isoko urumva iriya BM berekanye BN21 urumva iriya BM iheruka kurwana muri 79 mu ntambara bagande n'abantu bayitaga sabasaba urumva sabasaba iri sophistiqué somehow ikoreshwa ikoranabuhanga urumva ariko ntabwo nayigezweho hanga ikingo n'urimbuzi ngiyo kirimbuye abantu amabuye noneho ngo ujya kubita ngo n'amabuye ukabona iki niki atariko ntimurebe gutya sha birashaje ariko tubifite bakadisha byibuse rimwe leta zero biriya iyo nza kuba ari wakoze design ya parade ingabo z'u Burundi nari kubivuga urwego bita engineering no mechanized simbizi abantu bakanika ibifaru ariko rugeze kuri ground ruzanye ikoranabuhanga ryaryo bakoresha mu bukanishi none kuvuga mwababonye noneho babakanishi bakanika ibifaru iyo byarwaye bakongera kabihindura bishyashya none ko mechanized itaje kugira mechanized itaje kumurika intwaro ariko abonye ko afite na parakomanda banuka mu mitaka uyu munsi ejo bundi bamanutse neza jewe rega defile y'u Burundi yari yagenze neza na defile yo ku butaka y'amatrupe yabaye nziza no mu kirere baragerageje ariko kugira ngo basohore intwaro zishaje zimbabura zimiserebenda bakaza kuzereka abarundi n'akarere hari kuko urabizi mu bintu bya defile buriya ntuwitonde burya defile birimo no gukanga adversaire sibyo none se hari adversaire wakareka biriya bitwara akabyuka kwataka ugate ntacyo uriho ese bire babuze n'amafaranga y'udufaru nka 6 urumva ko gukora defile gusa ntacyo bitari byo kurwana kandi nabonye navuga bati none atizi neza neva rero ateganya yirirwa bavuga ko bazateresha u Rwanda nizo bakwiye kwa Habyarimana baba bari ibyo radio bakanirwa niba bufaru banza ariko bibye za Bukavu igihe Exfari yahungaga sinuvuze ngo bafite na radio ngo bitarema FM yahoze ari y'u Rwanda bibye siko Colonel Bora yavuze ni Colonel Bora ubwo bibye radio bibagirwa buriya burende bagira ngo nubwo muri Exfari bagiye baterateranya muri Kongo bagera babupfundikanya babujyana barabutwara ariko subwo none babutwara cyangwa se urabizi kera buriya FAB Forces Armées Burundaises na FARE y'u Rwanda bafashwaga hari ibihugu bimwe ubu bigira ubufaransa bishoka ko muri materiel batungaga zabaga ziri kuri zigenda zisa nkaho zimeze kimwe kubera ifite umuterankungu umwe mushobora kugira cyangwa umufatanya bikorwa umwe mushobora kugira ibikoresho bisa wenda simbi bashinje muri ubwo buryo ariko imyaka 21 CNDD maze ku butegetsi mu amatie de matériel de défense nta kintu bariho ikirere cyabo baracyagenzura 14 na 12 ibyo bintu biracyagenzura ikirere cy'intambara ikirere kirimo drone kikaba ibintu by'iki n'ikoranabuhanga rigezwe mu kujya kuvujyamo 14 uriya mukisukare arambije ngararasa indege zihambunda zarinda ikirere ntacyo zakora Sandra ubisi yateye imbere urumva kubita misiri abantu bakayizimya mu kirere abantu bakareba show ariko ntago 14 n'imbunda igezweho uyu munsi sibyo yego ntago bavanga ufite ya defense ukoresha 14 impamvu vuga ibi ngibi uzarebe defense ya Tanzania na Kenya bazana amaradari yabo acunga iki n'iki marine bakayishyirana ukabona ni byiza urumva ibifaru ukabona biracyafite stamina hariya birashaje ese iyo babyambika kamufure iyo babyambika amakanzu byambika amakanzu kamufure ni ibintu bameze nk'amakoti bambika ibifaru n'izindi modoka z'intambara ukabona byabaye nk'ibihuru ariko bateye amarangi bihuta usibyo hari uruganda rwabaye amarangi rwarabavangiye narwo abandi baraza bakanga kuko barakanga atase nakubwira nta kintu bariho ntacyo kereka barahisha abantu ibanga bakavuga ati dufite ibishyashya bibitse ariko niba ziriya mbunda bacungiraho nta kintu bariho pe
ndetse kintu. aho mbona abahibu bakomeje guhungira muri baraka ijoro ryose. ariko ubundi umutwe w'ingabo zidasanzwe uhunga gutekeka ari ikintu kinambabaza nagira ngo mbabwira abadukurikiye ko umutwe w'ingabo zidasanzwe barayibanga ijoro ryose muri baraka. reka nkubwize ukuri no muri Kongo ibyaho sizi ukuntu babikora umutwe w'ingabo zidasanzwe nibwo rutirigongo urumva icyo wakwita appui ultime ku gisirikare aho ingabo zose zananiwe sibyo yego aho amatrupe andi bose arimo kunanirwa nibo witabaza nibo banyuma baba bagomba kuza kurwana. Byaje kugenda gute kugira ngo ingabo z'u Burundi FARDC P5 FDLR yeteteja bajye barwanisha special forces kuri advanced position? It doesn't exist. Ubundi tujye bakatubeshye nibyo rigeze kukubwira ngo M23 bango ya pasindishinga abakomande mu bibiri nkavuga ntibishoboka. nta n'igihugu n'Amerika ntiyapfa gushyira ku isoko ry'igisirikare abakomando special 7,000 icyarimwe kandi ari igihugu cya mbere ku isi gutese wabatereningiye hehe. Hano muri Kongo bajya badufera urumva n'abari abahibu ntabwo ari abahibu ahubwo kubera ko abahibu bamaze kumenyekana ko bambara ziriya ngofero nka ziriya zo muri nanababonye muri defile y'u Burundi bari bafite udukapu gutya n'abahibu pe n'abahibu n'abiri ntibambara ku mutwe by'amakasike memeze nka ziriya kuteri zanjye n'abahibu bashobora kuba barakoze ntuze defile mu ngabo z'u Burundi ariko ibyo byo nta cyaha kibigize urumva njya mbona n'ingabo za Senegal zijya mu karasi z'ingabo z'Ubufaransa ngizarwananye n'intuze amadefile hano ndashaka kubikosora neza. Amadefile yo ku rwego rw'igihugu ashobora kugirwamo uruhare n'ingabo z'ibindi bihugu bitewe n'uko babyumvikanyeho ariko icyo gihe barabigaragaza bakavuga ko ari partnership bakoze urumva yego. Ubundi iriya defile y'igisirikare cy'u Burundi iyo baza kugera ku masibo bakavuga ati ngabo rero baratambutse n'abahibuwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko mabona bambaye imyiryo n'ibyo byose n'iki byose ati ngabo n'abafatanyabikorwa bacu twarabanye baratuzagira ku ntera ati ngizo nazo ziratambutse uko muzireba gutyo ntimuzibone muri izo ntuze n'interame kabombo ati ngiyo rero isibo ya FDLR iratambutse iyo we na Jeva cyangwa iyo na Kanaka iratambutse none se ubundi ko bakorana ushaka kumbwira ko uramutse ubashije kugera ku makuru yimbitse iriya defile waburamo Exfare waburamo Hibu waburamo FDLR isibo nimwe ntibishoboka ntibishoboka iriya defile ntabwo ari buzemo iyo mitwe uko irwanira muri Kongo ndavuga ushoboye kugira ku rwego rwo kubikora ubushakashatsi ariko ntabwo nabishyira mu gushinja kuko nanjye ntabwo nabyemeza ntarabikora ndabikeka urumva hanyuma nese bwo bapasingisha aba FDLR mu Burundi yego barwana DRC ariko buse bwo icyo gihugu byo kandi ntuze yaravuze ukuntu kandi ntuze afande kora dupagase yaravuze ukuntu mu myaka hafi 30 ishize bajyaga kubigisha none se barabihagaritse none barimo gukorana hand in hand sibyo bega kwa bega ubu se byo cyabageze bagatandukana ziriya ari amasibo yambaye ibintu biriho n'iki byose bari abantu n'abahibu pe kandi ntabwo ari skandale niba mu Rwanda hamwe mwanafatikanya ntuze nta nubwo ndimo kubiremereza ariko n'abahibu bagenda uti rero Baraka urugeze Baraka nyine uko barayibirukanga ijoro ryose bahunga hanze abagabo none bamenye ko bisize insenda kandi suvuga abahibu bajya ku rugamba imbere gute ariko hari n'ukuntu special force ishobora kujya imbere kubanza wenda kugabanya menace iri imbere n'ingabo zisangwa zigakurikira nabyo birashoboka mu bya gisirikare yego ariko kubona umu special force igihugu cyari kirengeye arimo guhunga sibyo kiba ari gisuzugurira ku gihugu ukuri kuko special zirwana amatsinda matoya ntibyari no bakumenya ngo zikambitse hehe niba hano hari company y'abasirikare 150 barinze imisozi nk'itatu ikurikiranye niba special abone nka paratuni kibera mu mahema gusa no mu myitozo barya icyuma baterura sibyo bari stand by ku byumba bavuga ngo haro harananiranye muze mudukuriremo kandi bagakora akazi minota 10 bagahita bisubirirayo niko special zirwana aho special yirirwa yibinka iryiki n'iki nka z'abanyamurenge izo ibaze ko umu special arimo ahiga isandi urayize ni inyoni isandi akije igishwi cyurakiza ibaze ko umu special ahiga ibishwi kanikomereza special aheze ibishwi pe
kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera, harimo mu mujyi, ku mazi no mu masantere. Wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe, guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi wihitiyemo. Uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira, kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate, gutuza heza. Mbaza Nedil, wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke? Niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make. Ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site. Hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri 8,000,000 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 29 39. inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyi